Uje abakurikiranye Fofo TV show nizere ko mumeze neza mumaze kumenyera ku bintu by'ubwiza ibyatuma ducya mu maso ibyatuma imisatsi yacu imera neza hano kuri Fofo TV show dutereka n'imisatsi nizere ko mumaze kumenyera ibintu bibera hano twiga no gutega ibitambaro ndaje ngo nkwereke igitambaro watega wakoramo nk'ingofero kandi ukabusa neza. Turakoresha iki gitambaro n'iki gikarito wakase neza, sibyo? Koresha ikarito wakase neza kugira ngo bimere nk'ingofero nyine bibe biryoshye. Niyo mpamvu tugize gute tuje kugira ngo tubikore kandi bibe bisa neza. Turafata igitambaro cyacu dufate twegerezeho ahangaha, uri kubibona? Aha, nurangiza uragenda uhina. Nshaka ko muzajya musa neza pe, wongere uhine. Nta muntu ukurikirana Fofo TV show utagira iterambere. Abaranda basuje abaranda bahobeye ndabagundiriye mumeze mute? Abara natwe turabakunda, natwe nimudukunde. Ego ufata igitambaro cyawe umaze gushyiramo ya karito ukagifata, warangiza ukaza ukakigobeka gutya ukakizirika n'ukwizirika, sibyo? Kugira ngo wumve ko bikomeye ibintu ingofero yawe ugiye gukura. Mbereka ingofero zitandukanye, iyi ndumva aribwo ngiye kuyibereka. Utihutisha nshuti yanjye ugasanga ingofero yawe iragupfanye kubera ko wagize ute wihutishije. Urahita ufata noneho iki gitenge. Mbibutse ko ingofero wayambara ufite umusatsi utanawufite. Ntabwo ari ngombwa umusatsi utaza kureba iyi video ukavuga ati se noneho ngiwe ko nta musatsi ngize mfite. Nabwiye ko mugomba kugura utu tuntu nshuti zanjye. Ugomba kugura utu tuntu kuko dutuma ibintu byawe ibitega bisa neza. Mu mujyi tuba duhari kandi pe ntabwo duhenze, tugura makeya, sibyo nshuti yanjye? Cyangwa se ukantuma. Ukantuma. Fofo se ko mpari ku bwanyu? Nababwiye ko njye mpari ku bwanyu. Kuntuma kwawe ni ukwigirira neza, sibyo nshuti yanjye? Kuntuma kwawe ni ukwigirira neza ko nakuzanira ibisirima, ahubwo se twahuriraho. Ubwo umuntu wanuma mutuye Nyamata, sibyo? Kubera ko nanjye ntuye hehe? Ntuye Nyamata, aho bita Murarete rwose. Ubagize gute? Uba wageze mu rugo. Amba ndabarangiye. Umuntu w'i Burundi rero ndagusuhuje, muntu w'i Burundi wambwiye ko ushaka kuzaza kunsura. Ni karibu kwa Fofo. Nkunda abashyitsi pe, nkunda abashyitsi. Ndizera ko kandi nta muntu ugize gute udakunda abashyitsi. Nta muntu udakunda abashyitsi. Kandi bino bintu mba ndi kubereka mubona ko mba ndi kubikoresha intoki. Ntugire ikibazo ngo ubwo nkoresheje uko ndi gukoresha udupenge. Ndi gukoresha intoki. Wowe ntiwabibonye? Ni intoki nkoresheje. Ugomba gutunganya paka biryoshye nyine bibaye byiza. Noneho n'aka ngaka twasize ahangaha turakaryoshya nyine, usa nk'umuntu ugatandukanyije. Muri kureba ukuntu duni hano gutya
ndi kugenda ntebeza, ndi kugenda mpatebeza ntunganya, ngaho mbwira ukuntu ubonye iyi ngofero kandi idafite ibikabyo, warangiza ugahita utunganya umusatsi wawe. Ngaho hari agatambaro kagize ko ndagatunganya. Wow, mbwira ukuntu ubibonye muri komenti. Uri kubibona ukuntu ntateze vuba kandi bikaba bigize gute, bimeze neza. Nawe wabikora. Reka noneho twerekeze ku ruhande turebe, kuko mbereka inyuma nkabereka no ku ruhande, ukambwira ukuntu ubona bimeze. Inyuma urabona bimeze gute? Mbwira. Noneho reka duhindukize, ntabwo turi gusenye cyane. Iyi ngofero yacu turerekeza kuri ruhande, urahindukiza nyine kugira ngo cya gikarito cyako muri kukireba neza. Nkafate gutya, noneho nkazane kano kubera ko nari nakanyuranyijeho, noneho nkuremo aka kantu, sibyo? Kankuremo aka kantu nkwereke ku ruhande kari akantu katariho, umbwire uko waba uri kubona iyi ngofero. Aka nyine kubera ari kinini, reka duse nk'ubyikoramo ukuntu. Video kigiye gutinda nshuti zanjye, mwihanganye muyirebe kuko ni byiza. Ngira gute, mbifuriza pe nshuti zanjye, mukeneye ingofero. Ukuntu mbese nkigejeje gutya ku mutwe, ndahita mfata aka gafimbo, nkone n'ifimbo mubiranyemo. Ifimbo ndumva ahantu hose wayibona, ntabwo wayibura. Ntabwo nkoresheje agakoresho gahenze, nkoresheje iyi fimbo ku buryo buri muntu ari buyisangemo. Wakoresha n'aka kantu, bajya bafungisha imisatsi gakweduka, nako agakoresha. Ariko nkoresheje fimbo kugira ngo buri muntu wese agire gute, ahibone. Kuko murabizi turi muri iyi si, abantu bose ntabwo banganya ubushobozi. Kari akantu nkweretse kagura 500, sibyo nshuti? Kagura 500, nawe wakagura. Noneho yacu tumaze gukora, turayifata tuyishyiremo gutya. Uri kumva? Nanze gukora nshuti yanjye ibintu binsaba amapine n'ibiki, kuko ntago ari bose baba dufite. Ukagenda usa nk'usesekamo gutya, ukumva ko ingofero yawe ifashe. Ukabitunganya nyine bikaryoha, naho ukagenda usa nk'utsindagira. Wawe, ingofero yacu irarangiye. Cyangwa se iyo usoje gira gute, shyiraho akantu nshuti yanjye, wica iperereza. Ugira uri kugaragara neza hano, kari kugaragara neza cyane. Nawe rero wabigerageza, ubonye ko nta kintu kigoye, ni ingofero iryoshye. Iyi ngofero yawe genza gutya, noneho ushaka
uku nguku nari naberetse kwa kundi, ariko ushaka n'uku nguku wahita ubyerekeza hehe inyuma. Wow, kandi ukaba ugize gute uberewe. Ninde muntu wabwira biri kureba gutya inyuma ngo ni ingofero? Ntabyo. Reba inyuma mbwira nimba ubona biryoshye bimeze neza, kugira ngo njye bazanira n'izindi modeli zigezweho tuzajya dukomeza tubane muri bino biganiro. Ndabakunda, mugira umunsi mwiza, Imana ikomeze kubarinda.